hari igihe turirimba umwuka wera, tukabyina umwuka wera, tukuzura umwuka wera, tukavuga indimi z'umwuka wera, ariko abari hakurya bagashaka icyo atumariye bakakibura. Hari igihe abantu bagira ibintu ariko ukabona ntibazi akamaro kabyo. Mberutse kugira ikibazo, nagize umubabaro aho mvuka nduranye n'umuntu wahawe inka na leta, bamuha inka kandi y'inzungu ikamwa amata menshi. Abanyabuzima hashize iminsi bapimye abana basanga umwana wagwaye bwaki. Ubundi impamvu umuntu agira amaso abiri, rimwe ribona ibibazo irindi rikabona ibisubizo. Mu bisi niko iyo umuntu abonye umwanzi bahita gotanya, ariko mu bijuru iyo ubonye umwanzi wawe uramutekera. Yesu yaravuze ngo niko kwihorera kukuri, ubu mugeretse amakara hehe ku mutwe. Iyo ugiriye neza uwakugiriye, ubundi Imana ijye badukopa nabo baze badusabe serivisi. Uzima niko iyo kwegereje wakugiriye nabi kamuguha na wagukeneye, ujye mubakosora mu kinyabupfura. Umuntu wakwimye ibiryo ukabona aje kugusaba ibiryo, ujye umuha, amenye ko ufite umwuka wera. Intambara zose ugize zivuye mu byiza wakoze ntaziguhitana. Abantu benshi hano kugira ngo mugere mu mujyi mwanyuze mu tukadirisha, kuko nta miryango yo kwimuka yari ihari, nuko hari utudirisha Uwiteka acishamo abantu. Kandi muhumura ari waciye mu muryango n'uciye mu idirisha bose bahurira hanze. Uyu Yesu ni wa wundi watanze imitsima abantu bayijya batayiguze, ni wa wundi wazuye abapfuye, ni wa wundi wahumuye impumyi, ni wa wundi ariko yagaragaje ko umwuka wera naza azakora ibirenze ibyo Yesu yakoze. Mwebwe mu mwakire gusa, azakora n'ibyo ntagize gute ntakoze. Ngiye kubabwira ibibabaje umwuka wera yambwiye ababajwe n'abantu bamufite ariko bakamupfusha iki. Ngiye nshize irungu ntushobora kumbwira ukuntu umugore atitira akavuga indimi bugaca akananira umugabo. Umuntu niba atitira akananira uwo bashakanye, murukumva atari malariya? Ndimukaje mwebwe muhamurwa n'abavuga indimi. Ibyo byamvagara sibyo byamvagara ari kuvuga abikuye. Murebe mu mico no mu myifatire, mwihangane mbivuze mbabaye, mushake muzana bivuga. Ngiye nta mazimwe ngira. Haleluya, haleluya. Abantu bumva bari maso bikirize. Haleluya. Murakoze cyane. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana. Musome vuba, tuvuge bike, ibyinshi umwuka wera arabivuga. Amen. Kuko nubwo twe tuba duhagaze aha, turabizi ko akazi gakomeye mu materaniro gakora umwuka wera. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Urumva rero kuvuga ari uwavuze ari n'uwemeje, ufite umubyizi n'uwemeje. Akazi gakomeye ni ak'umwuka wera. Haleluya. Dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 13. Turihuta dusoma wa 17 n'uwa 18. Dusoreze ahandi ndi bubabwire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 16 n'ubundi. Igitabo cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo muvuze ngo amen. Haranditswe ngo Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akaja muzaho, akageza kuri Dawidi cyane. Akageza kuri Dawidi bingana gute? Uvuge ngo cyane. Reka turebe umusaruro byabyaye. 17. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, n'umucuranzi w'umuhanga, n'umugabo w'imbaraga, n'intwari, kandi n'umurwanyi
aritonda mu byo avuga, n'umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Uwiteka uvuge ngo karite. Murayumvise? Uwiteka ari kumwe nawe. Usome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 16, turasoma umurongo wa 7. Turahera ku murongo wa 7 dushobora kugeza ku wa 12. Amen. Haranditswe ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. 12. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Tuvuge ngo amen. Azababwira ibyenda kugira gute? Mwakira ijambo ry'Imana. Twasoma imirongo myinshi, ariko reka usome iyi ngiyi irahagije. Tubumbe Bibiliya, turambura amaboko, duhe Imana icyubahiro. Reka murambura amaboko, muhe Imana icyubahiro. Abahanga bavuga ko iyo bagiye guha Imana icyubahiro, ukarambura ukuboko kumwe ukundi ntacyo gufashe, ububwira Imana ngo kugusigaye niyo wagukuraho ntacyo nawe. Rero uko kuboko gusigaye niba Imana yagukuraho ntugire icyuba, ukwihorera. Ariko murambura amaboko, muhe Imana icyubahiro, kandi ntimukayirambirwe itarabarambirwa. Mukomeze muyarambure, niyo twayarambura tugataha tuba dukoze akazi. Muyikomere amashyi yo hejuru twumve. Mukomeze muyakome. Abakuru batera impundu, mwongere Imana amashyi. Imana yakoze ibikomeye, Imana yatubereye ahitasimburwa. Imana nihimbazwe. Haleluya. Imana niyo itubereye aho itagira gute? Itasimburwa. Mu bantu bose bo mu isi ntawe utasimburwa, ariko Imana ntisimburwa, nihimbazwe. Iki gice cya 16 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, umurongo wa 4 n'uwa 5, hari amagambo yandikishijwe umukara cyane. Niwo tugiye kugira teme, niyo ntego y'ijambo ry'Imana y'umwigisha, kandi ntabwo iri kure y'intego y'igiterane, kandi ifitanye isano n'intego y'umunsi mukuru ku rwego rw'isi. Amen. Amen. Hananditswe ngo umumaro umwuka wera azabamarira, cyangwa se azabagirira. Umumaro umwuka wera adufitiye. Hari igihe turirimba umwuka wera, tukabyina umwuka wera, tukuzura umwuka wera, tukavuga indimi z'umwuka wera, ariko abari hakurya bagashaka icyo atumariye bakakibura. Hari nuba ufite ugashaka icyo amumariye ukagira gute? Abantu benshi muri iki gihugu bamaze iminsi mu masengesho, ariko bene data, mureke uyu munsi turiremera, twongere twuze, twongere tubitekerezeho, turebe icyo umwuka wera agize gute atumariye. Nidusanga ntacyo amaze turajugunya, nidusanga afite akamaro turasasa, aryame muri twe. Hari igihe abantu bagira ibintu ariko ukabona ntibaza akamaro kabyo. Mberutse kugira ikibazo, nagize umubabaro aho mvuka nduranye n'umuntu wahawe inka na leta,
bamuha inka kandi y'inzungu ikamwa amata menshi. Abanyabuzima hashize iminsi bapimye abana basanga umwana wagwaye bwaki, kandi leta yaramuhaye iki? Igira gute? Inka ikamwa ataguze yaherewe ubuntu, basanga abana be bagwaye bwaki. Bibabaza mudugudu, bibabaza executive w'akagari, bibabaza w'umurenge. Meya byumvisha aravuga ati byo simbyumva, uwo muturage mu mufunge, kuduteza urubwa gusa. Usiko abantu bagwaye bwaki kandi bafite icyayibamara. Iyo urebye ibibazo biri mu bantu, biri mu itorero, uribaza uti se akazi k'umwuka wera nakahe? Bene data, hari igihe turirimba, hari igihe tubyina, ariko mureke twongere twibukiranye umumaro wawo, umwuka wera. Wiki ubundi umwuka wera ntabwo waje kuriya munsi wa ba Petero, kuriya munsi wa 50. Ntabwo ariho umwuka wera yaje, niho ijuru ryawurocinze ku mugaragaro, ariko wahozeho ari umwuka w'Uwiteka, ari umwuka mu isezerano rya kera, kubera ko ari nk'amarenga, wahozeho atari uwa buri wese, wazaga ku muntu ku mpamvu z'icyo Imana ishaka gukora, kandi ukaba ku muntu umwe ukabyara inyungu rusange. Ntago munyumvise? Ukaba ku muntu umwe ariko ukabyara inyungu rusange. Noneho ugereye kuri benshi, ahubwo usigaye urashaka inyungu, ukagira gute? Ukazibura, kandi hari umuntu umwe wawugize. Naje nsoma amateka y'umwuka wera. Kera isi kiremwa yitwaga umwuka w'Imana, niho handitswe ngo mbere na mbere Imana. Hepfo hakavuga ngo isi yari iriho ubusa, ariko umwuka yayigendaga he? Umwuka yayigendaga hejuru, abantu batarabaho, umwuka yarariho. Nongera nsoma mu Itangiriro 41 ku murongo wa 37, nsoma ijambo Farawo yavuze kuri Yosefu mwene Yakobo. Aravuga ngo tuzabona he undi muntu nk'uyu? Urimo iki? Uri mu mwuka w'Imana. Nsanga Yosefu yiguca Egiputa kubera umwuka w'Imana. Farawo yarage kwica abanyabwenge bose n'ibyegera bye bikoraho ngaho ku mpamvu z'uko yari yahagaritse umutima ku nzozi, ariko basanga Yosefu kubera kuba mu mwuka w'Imana arotora inzozi, amugira n'inama. Farawo aranezerwa, aravuga ati ni ukuri nta wundi muhwanye, ntawe muhwanye muri iki gihugu. Aravuga ngo uhereye none abo mu rugo rwanje bose bajye bumvira icyo uvuze. Farawo ngo yiyambura impeta arayimwambika, ngo amwambike umwenda w'igiciro, ngo amwicaza ku igare, batembera igihugu cyose. Aramubwira ngo nkweguriye iki gihugu cyane kubera umwuka w'Imana. Iyo ni inyungu y'igihugu kirimo umuntu uri mu mwuka w'Imana. Icya kabiri, Yosefu nyiri kubabwamo n'umwuka w'Imana ahita agira inyungu, abona akazi atadepoje. Icya gatatu uzagisanga mu gice cya 50, igice cya 50 ku murongo wa 15 niho uzahera. Bene se Isa amaze gupfa ngo baramwegera bati ntabwo uzatwica, tuzadufunga, ko wavuga bikaba, wategeka bigakomera muri iki gihugu. Ubu ko papa pfe ntuzatwica, ko twakugurishije, ko twashatse kukwica, ubu koko ntukibyibuka? Arababwira ati musubize agatima mu nda, nge ndi mu mwuka. Arababwira ngo ibyo byose mukeka ntimwigirire nabi, ni inzira Imana yashatse guca kugira ngo igirire neza benshi.
igirire neza benshi. Umuntu uri mu mwuka agomba kuba inyungu ya benshi kandi nawe bitamuhombeje. Ndi kwihuta, nasomye nsoma. Ni benshi bagize umwuka, Eliya yarawugize, ariko nasomye Elisa agiye kumukurwaho aramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Hari abantu bazi akamaro k'umwuka. Nsaba icyo ushaka, icyo ari cyo cyose ndakigukorera. Urebye irari riri mu bantu, niyo mpamvu umwuka atakigira isoko. Abantu bafite irari bararikiye ibintu byinshi. Abatari mu bugome bari mu isi, abatari mu isi bari mu mubiri mwinshi, ariko aramubwira ngo nsaba icyo ushaka ndakigukorera. Aramubwira ati rero narabyitegereje, mbona ukuntu wakomeye muri iki gihugu cya Isirayeli, bidasabye amashuri, bidasabye aho uvuka, wakomeye kubera umwuka. Nanjye rero nk'umuntu usigaye kuri tere, nje ntabwo urampa wawe, nshaka gukomera kurushaho. Imigabane ibiri. Eliya aramubwira ngo nsabye ikiruhije, ariko numbona nkigukurwaho birakubera uko ugize gute wizeye. Ngo bakigenda bakiganira, byanditse mu gice cya kabiri mu gitabo cy'Abami cya mbere. Ngo bakiganira, ngo habone ikigare ry'umuriro ngo riza muri segwakira, umwuka uramujyana. Elisa ngo arakanura ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi, none uragiye. Ngo akiri muri ibyo arebye hejuru ngo abona umwitero ugize gute uramanutse. Muzi ko abasomyi murabizi, abatarasoma nibo tuba dusobanurira cyane. Ngo yari yambukanye nawe, ngo abana b'abahanuzi bamukoba bati yo urukuje utazi aragukurwaho. Ngo bari bambutse, Eliya yatandukanyije amazi barambuka. Bamaze kwambuka inyanja irongera irasubirana, ariko ngo Elisa agarutse wenyine bati reka turebe uko arambuka. Uko niko isi biduhanze amaso, ngo reka irebe uko turava mu bibazo. Ariko muhumura, umwitero twarawusigaranye. Uko niko bari gukoba. Intumwa ziti none uwo bizeye ko apfuye biragenda ute? Turamushimira ko atadusigiyeho. Yo ngo agarukana umwitero, ngo ageze ku mazi awukubita ku mazi, arahamagara ngo mana Eliya uri hehe mana? Biramanuka, amazi aratandukana. Elisa ngo ayambukira ahumutse. Ageze hakurya, abana b'abahanuzi baramusanganira batera isari, baravuga bati twabaho. Ibintu wavuze mu korasi turabibonye, ibyo wavuze usenga turabibonye, ibyo wavuze ubwiriza, dukeneye ko ibyo twavuze abahagaze ku misozi bagira gute babibona. Ntibiba amagambo gusa, turabibonye. Dukeneye ko isi ibona ibyo itorero ryavuze. Tuvuga ngo turabibonye, uhereye none tubera umuyobozi. Elisa arababwira ati mbaye umuyobozi nta matora abaye. Umuntu yari mu mwuka w'Imana, abo umuyobozi nta matora ageze gute aratoranwa. Murabyumvise se? Nimutabyumva nta kibazo. Ariko Elisa arababwira ngo nta mwanya mfite wo guhagarara nkurikije icyo nakiriye, reka natake ngishakire isoko. Abana b'abahanuzi batihera kuri twe dufite ikibazo. Iyo umuntu afite umwuka wera aba ari umuti w'ibibazo, aba ari umuti w'isi. Duhera kuri twe. Elisa ati mufite ikihe kibazo? Bataho tuba ni hato kandi turashaka guca ibiti. Guca iki? Elisa aravuga ati kandi aho niho mbereye, ndahera kuri byose. Ibiti se murabikure? Bati hirya mu ishyamba. Ati ngaho ni mugenda. Atangira gutanga amatangazo, mugende. Ngo havamo umwe aravuga ati nyakubahwa witwohereza ngo usigare hatabera ikibazo mu nzira, ngwino tugende. Elisa ngo arababwira ngo mugende tugende. Ngo bagezeyo baratema, bagira gute? Ngo bagitema intore zigira gute se? Yumwe irakuka igwa mu mazi, arataka ati databuja we, iyanjye irakutse kandi yarindirano. Elisa aramubaza ngo iguye? Aravuga ati naha. Reka mbabwire, ibyo barokore ntago bigwa
bigwa mu mazi ngo bitembe, bigwa aho biguye niho biguma. Niyo mpamvu mubona twagarutse tuvubaza ibyacu aho byaguye. Ntabwo bigenda iyo bitakaye uri muri korari. Ntabwo bigenda. Reka ntabwo biragenda. Se ni umusenyi naguye. Ujye wereka Imana aho iyawe yagize gute, yaguye. Elisa ngo akora ikintu gikomeye shimi yo mu isi itakwemeza ko byaba byo. Ngo atema igiti agitera mu mazi, intore zigira gute se? Wabera se wararibonye igiti cyazamuye icyuma mu mazi? Ni muri kaminuza si babyemeza. Nabahe se bahanga bakwemeza ko icyuma cyagwa mu mazi? Wateramwe igiti icyuma kikareremba. Ibidashobokera abantu, ibidashobokera abantu. Kandi Sayuni nimukomeza kwifata ucyo ndakomeza ndebiriye, nimutigwana hose ndi kumwe nawe kandi turaherukanye. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ibindi sivuga ko bidashoboka. Iyo turi mu mwuka bigira gute, bishoboka. Ibindi abahanga bavuga ko bidashoboka, iyo turi mu mwuka byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo bavuze ngo byose, ntugire ikintu na kimwe ubona ko kitashoboka. Icyuma, igiti cyazamuye icyuma mu mazi, bahita babyandika, ntari ibinyoma. Biri muri Bibiliya yanjye, niri mu isoko birimo. Cyo ngundira Bibiliya ntari amazimwe. Ushobora kubibona mu yanjye wavuga uti nawe yawe menya hari warabyongeye bucya kuyigura mu isoko urebe, nabyo birimo. Igiti cyazamuye icyuma mu mazi, kandi bavuga ko n'umuntu wiyahuranye igiceri, umuntu wiyahuranye igiceri aruhukira imuhengeri. Ariko igiti cyazamuye icyuma. Oya, nje nkurikije iminota mfite hano sinaja muri za haleluya. Ndabaha ibiryo, ibirungo murabyishakira. Abahetse haleluya. Timuzi ko tuziranye se? Timwansuye iwacu? Timwahabonye? Tukabatekera ibiryo kubera imbeho bikabananira? Koma. Abahetse baransuye, bazi wacu aho mvuka, mbyaye gatanu, bansuye ndi umugeni. Nateraniye hano mu giterane cya mbere gitangiza inyubako y'uru rusengero. Hano ari ibyatsi. Pasiteri wansengeye ngo mbwirize niwe wari uraha, n'umusaza Sebugorore. Nabarebye bariya batate, ndabibuka kera dukoreye igiterane muri kara gasengero kari hariya muri 2008. Tugira ibihe byiza. Icyo gihe mbere yuko inyubako itangira habaye amasengesho azatangiza inyubako. Turaza tuba hano turahatura, dusaba impusi imiryango yacu tuza kuba hano. Twahamaze hafi iminsi 7 dukingiraniye mu cyumba cy'ishuri cyabaga hariya haraguru. Tuvamo twaratukuye, ariko tuvamo Imana ivuze urusengero, tuvamo Imana ivuze urusengero. Rero mundeke nduhagararemo kandi ndubwirizemo. Mbangaruza, twatugaruza. Icyo gihe hano hari amakorari menshi, ariko korari abahetse baravuga bati umuvuga butumwa tuzamusura. Bazi wacu kubera ari mu misozi, kugeza ibyuma ku rusengero birabananira. Baririmba nta byuma kandi barabizanye. Ibyuma byabo iwacu basanga nta mihanda iriyo,
niyaririyo yaracitse ibiraro kubera intambara, ariko barihangana bagera ku rusengero. Hari imbeho cyane, hari hafi bagiraga gutya bakareba ishamba rya Gishwata riri hariya, imbeho irabataka, ni hafi y'icyayi. Baravuga bati buri muntu wese mu muhimbabura. Turavuga tuti izo mbabura se zaboneka? Turavuga tuti se none turacana igishito mu rusengero nk'abari turacana umuriro mu rusengero? Ariko tubasaba kwihangana, barabizi iyo mbivuze barabyumva. Niyo mpamvu ntago mushobora kuvuga rimwe cyangwa kabiri ntarabitaba rwose. Turacyabizirikana, turacyabyubaha. Haleluya, haleluya. Ubwo mwabona muvuze muti se n'ibyo urabisomye? Ntabwo ibintu byose babyandika. Reka mbabwire, Elisa ngo asiga intore zirarembye, aramubwira ati yisingire. Turashimira Imana ko muri iki giterane abafite izabo zarohamye barazisingira. Muri iki giterane barazisingira. Upfa kuvuga aho yaguye, kandi aho ngusize ariho ngusanga. Arihuta cyane, arihuta ngo agera mu mudugudu, abona ama etaje n'ama etaje, abona za jaride, abona imikindo. Aravuga ati hahirwa abantu batuye muri uyu mudugudu, iyi karitsiye ikibanza kiguranga. Abandi bati witangara, aho gutura aha watura i Nyaruguru, aho gutura uyu mudugudu amazi yaho hagira gute? Ararura. Inka ziyanyoye ziraramburura, umugore uyanyoye avamo inda. Ceceka. Elisa arababwira ati njewe umwuka nje mwuzanye ndawufite, kandi ngutungiye inyungu rusange, munyereke isoko. Ngo barayimwereka, ngo afata imperezo iri mu munyu, ngo afata umunyu ajugunya amati, bon appetit. Basigara banywa amazi arigendera, basigara banywa amazi arigendera. Yasabye ikiruta ikindi. Agera rugura ahura n'umugore w'umupfakazi, aramubwira ati kuri kwiruka nk'abana byagenze gutatu, umugabo wanje yarapfuye kandi yubahaga Imana, apfa ari mu mwenda, ariko umwishuza araje. Yarafashe abana, size mubwiye ngo nabihorere, aba bana se yakoreye Imana. Ngiye kureba iyo Mana se yakoreye, none mpuye nawe ufite ibitabo, nta gihumbi ufite. Elisa ati nta mafaranga tugendana, ariko tugira umwuka uyatanga. Turawugira. Ufite iki muhira? Tagaherezo ko tuvuta. Ati ako karahagije, genda utire ibintu ntutire bike, wikingirane n'abana bawe, utonyangirize mu byo watiye. Ngo asuka mu cya mbere kigira gute? Asutse mu cya kabiri, asutse mu cya gatatu. Umwana aramubwira ati mpereze ikindi. Umwana aramusubiza ngo byose byagize gute? Abwira Elisa ati niwe urayategeka aya mavuta kuko umwuka ni uwawe. Elisa ati no, genda ugurishe wishura umwenda, asigaye agutungane n'abana bawe. Nibyo gusasi umwuka akora imirimo ikomeye, afite akamaro. Arihuta, ageze wararyama, umwuka wera aramukangura. Atari ko Elisa, byuka ngubwira ikibazo kiri mu gihugu. Aramubwira ati kimeze gute? Tore Abasiriya batezewe umwami w'igihugu cyanyu, mutagira umwijima mu gihugu. Hita usenga kandi tuma ku mwami umubwire nta kibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanukana kumutera. Ngo ahita abwira umugaragu ati genda ubwira umwami nta kibunaka, umubwire ko ariko mutumisha avuze. Ngo umuhungu arihuta abwira umwami ati wikwambara inkweto ngo umanuka hepfo, kuko hari abantu bahita bagwa. Ndaravuga ati areka abahubiri muratubesha pe, ubu sa hepfo hari abantu. Aha, ati wibipinga, ni kumwuka ageze gute? Umwami nawe niba ari mu ntege nke, ngo atuma umuntu aho ngaho, umuntu w'Imana yaravuze agira gute? Amuburira. Ngo aragenda akihagera, abantu bati hagarara amaboko hejuru. Ngo mu kureba birindutse ati ntabwo ari we turi gushaka. Ati tuba tugukuyeho igikano. Undi aragenda ageze mu rugo, umwami ati se urababonye? Ati Imana icyubahiro, ubu tuba dutangiye gutangiza ikiriyo. Uha Imana icyubahiro. Abasenga nubwo weho byakunanira, jya ushigikira abasenga. Ubu tuvugana hepfo, ndahingutse abo hepfo n'abo haraguru
bangwira ku gikanu icyarimwe. Hepfo Bibiliya iravuga ngo umwami akajya akira muri ubwo buryo. Si rimwe umwami akajya akira muri ubwo buryo. Reka mbabwire, ubu buryo buradutunze, ubu buryo buradukiza, ubu buryo buturinda amarozi, ubu buryo buratwubakiye, ubu buryo burinda abana bacu, ubu buryo nibwo dusengeramo. Ngo bituma umwami w'i Siriya avuga ati niko ntago mbyumva, ninde uva hano akajya kuvuga ibyo twavugiye mu nama kandi twayiremeye mu ndaki mu murere. Abandi bati mwami mwaraneza rwose, nta muntu uva hano ngo ajye kubivuga. Ikintu utamenye, ntago uzi Isirayeli ifite umuntu, muri kumva ari benshi se, ifite iki? Ufite ubushobozi bwo kumenya ibintu byose twavuze atambutse umupaka. Reka mbabwire, wa mukecuru yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Undi aramubwira ati nje akaradiyo kanje kugira ngo menye aho abandi. Hari abantu ubona nta makuru bafite. Kandi nongere mbabwire, buriya mu ntambara amakuru ahenda kuruta intwaro. Amakuru ahenda mu gihe cy'intambara. Ushobora kugira intwaro za kirimbuzi wabura amakuru bakagufatana nazo, ariko ushobora kugira amakuru nta ntwaro zikomeye ufite ugatsinda. Mu bintu bituma abarokore dutsinda ni amakuru. Mu bintu bituma abarokore dutsinda ni iki? Kunda kumva amakuru. Uri hehe kandi umucyo umunsi umwe. Haleluya! Amakuru turayagira, tugira iminara itari ya MTN, tugira iminara yubatse mu mitima. Tabura rezo uracomeka ukavugana n'ijuru. Reka nihute ngo birangira umwami w'i Siriya avuze ngo niba ari ibyo bafite umuntu ubasha kumenya, nta nama tuzongera kurema. Mu ndangira aho hatuye nzongera kuremesha inama maze kumwica. Ibaze nawe, none se Elisa arakiza rubanda, kwikiza bimunanira? Iyo Satana yobye n'uwo wabwirije yarabatijwe, nkanswe weho wabwirije. Birangira abajije ngo arihe, baravuga bati nta nubwo ari kure, ari Dotani. Aravuga ngo nta bandi ndoherezayo, ni abakomando bava mu giti bagasimbuka mu kindi. Ni ba bantu mbese watuma ubutumwa bakabwubahiriza. Ngo ategura ingabo zirihuta cyane, mu minota zari zisesekaye Dotani ku misozi. Elisa rero ngo yiberaga ahantu umuntu w'Imana azagira ibibazo. Reka birangira ngo afite umugaragu. Tugira abagaragu rero ugiraga ngo tumara gutaha, tumara kugenda bakagira abandi babigisha. Ngo Gihazi asohotse aravuga ati databuja turapfuye birakomeye. Elisa turapfuye tutagwaye, turapfa turakorera impanuka mu nzu twishwe n'iki se? Aravuga ati dore ingabo aha hakurya ziraduteye. Elisa aramubwira ati ariko uzi gukanura, urinze ureba hakurya se arinde ukubwiye? Mwese niba ubonye ziduteye, izitugose, izidutabara wazibonye? Tugira abantu babona ibibateye ariko ntibabone izibatabara. Niyo mpamvu bahunga nta ntambara. Iyo ubonye iziguteye ntubone izikugose uhita ugenda. Abantu bagahura nawe wikoreye matera, abandi bagiye ku ishuri.
Aramaze ati se none urebe ati dore iziduteye ngiziriye nese zitugose wazibonye? Aravuga ati ntazo nabonye. Elisa aravuga ati ufite ikibazo. Ubundi impamvu umuntu agira amaso abiri, rimwe ribona ibibazo irindi rikabona ibisubizo. Rimwe iyo ribonye ideni irindi ribona ubwishu. Gihazi rero yarebesheje ijisho ry'ibumoso ariko iry'iburyo rireba ibisubizo ntajyo yagiraga. Elisa ngo amurebye aravuga ati nje ndagiye boss. Elisa ati ntabwo nabaho ndagira umugaragu, reka ninginga Imana inkopa ijisho. Ngo ahita musengera ati Uwiteka mumuhe ijisho rireba izitugose. Mu ijuru ngo bahita bamucomeka mu ijisho ngo arareba ati amena. Yo ati zaharaye disi ngubu ko zitadusuhuje nta no kutubwira ngo mwaramutse. Uzi ko twari tugiye kwiruka zihari, rero abantu batazibona inyuma yawe. Wari ubizi zivuye he? Zohere. Ayi ngo murabivuga n'intege nkeya we. Ajya ngo nuko ntari umuhanzi. Inyuma yawe kebaguza wumva zoherejwe. N'amashi urayayimye. Komera Imana amashi yohereje ingabo. Niyo mpamvu ubona ibyaguteye bitagufashe mbere, nuko hari ingabo zamanutse. Ariko ma ndi kwegera umusozo twihuse. Ako kanya Gihazi amaze kuzibona, Elisa aravuga ngo amande nguciye. Wagaragaje ngutabana na pastor, tugende tuje guhura nazo. Gihazi ati nabaho. Ntabwo kuba umurokore bivuga kwiyahura boss. Unaniwe kugira ngo twishe musigitanda. Unaniwe kuvuga ngo tumanuka hepfo mu Masaka, uravuze ngo iki? Elisa ati amande nguciye. Nuko tuje guhura. Gihazi aravuga ati ariko nabanye na benshi, ubu se wareka tugakwepera ku bibambasi niba zitambuka zigatambuka tukareba ko ziratunyura zitatubonye. Elisa aravuga ati rero amagambo yawe atari mu mwuka ntayo numva, nje nagiye ningenda se zigaturuka inyuma ntiziragufata nusigara. Gihazi ati tugenda. Akajya agendera mwikingaho mu mugongo. Ariko ngo ikintu cyamutangaje ngo nukuntu Elisa yahuye n'ingabo z'Abasiri, akazirashisha imbunda y'amahoro, akazikubita, akazibombarika. Bibiliya iravuga ngo ahita ahuye nazo arasenga, aravuga ati Uwiteka zihuma amaso. Kandi ndimugire ngo ingohe zarafatanye zahumye amaso zikanuye, zihuma amaso. Uwiteka ahita bikora. Elisa ngo azigeze bati we, bati yego murave mukaje, bati turukuje dotari kugira guteze turagushaka Elisa. Wahehe ati muturangiye twaguha kanda. Bari kubaza ndeze, bari kubaza nde? Bari kubaza nde? Gihazi aravuga ati bya bintu birakora, nagiraga nugutetera gusa. Muvuge ngo birakora. Ibi bintu birakora, birakora. Ntabwo tubitunze mu mpapuro, no kuri tere birahari. Ntabwo umwuka wera tumutunze mu kanwa. Ubundi umwuka wera sindi misugo tetera, umwuka wera ni ibikorwa. Ni iki? Vuga uti ni ibikorwa. Umwuka wera ni ibikorwa. Niba nta bikorwa umwuka wera wuzura ufite, subize waho ukuye. Aravuga ati siyo nzira. Bati none wahiturangira munkurikire mbajana. Ahita bajana muri eta majoro ya Israeli. Isamariya ni ikigo cyari cyubatse. Ngo abagejeje y'umwami w'Abisirayeli aravuga ati nyakubahwa afandi ari kumutererera, ari kurinda yamuterera Sarisi ni n'umuhomu ga Elisa. Reka ni umwuka yifite. Iyo ufite umwuka
ugira icyubahiro utagira biro utagira kashi. Iyo ufite umwuka ntago bivuga ngo uyoboye. Umwuka arakuzamura akakugeza ku rwego uba umunyacyubahiro. Umwami w'Abisirayeli araza n'imbere ya Elisa ati databuja bambe mbice. Elisa aramureba aramuga ati nawe ndiwabatijwe, ubu se abantu ufashe mbiri wabica? Aravuga ati zana mbarangiza, nabo bari bagiye kundangiza, saba ngabambwiraga bendaga kugica. Aha, Elisa ati ze none nubica bene wabo bakabyumva bakaza kugufata. Ahubwo iyo ushaka kurangiza intambara neza bifashe umwanzi umutuma mwene wabo, umutuma undi. Aravuga ati mubatekere ibiryo, bararya barahaga, mubashirireho n'akaji. Mu gihe bicaye arasenga ati bahumura amaso barebye babona idarapo ni igihugu cya Isirayeli. Bati twageze hano ryari? Ndati bose warashe? Ndati wowe se imyambi yose urayifite? Ati cyane. Nese dufashwe gute? Avuga ati ibintu by'abarokora urabizi. Bose urabona batatu. Paulo se yavuze ngo iki? Yaravuze ngo dufata mbiri. Dufata mbiri. Ibintu byose byishirira hejuru kurwanya iki? Imana. Aravuga ati badufashe pe. Ngo bagiye gutsimbuka bumva bari kubabwira ngo ni karibu ku meza muce kuri bife. Wa mbere ati none sa hano muri iki gihugu iyo bagiye kwica umuntu bamuha ibiryo? Undi ubundi hose undi bwose turirwa turarya ibyiki tugiye gupfa. Undi aramuga ati mbabarira, aho gupfa nshonje napfa mpaza. Afata agasahane anyura ku muceri atambika ku mashaza akomereza ko hirya no kuri watermelon. yumva umuseriveri ati wigenda utajyanye n'icyuma. Aravuga ati mva ko biri kose turapfa neza kabisa. Ngo bararya barahaga. Bibiliya iravuga ngo bamaze kurya bumva itangazo ngo muhaguruke musubire iwanyu. Abandi bati bitashoboka niba wiki dusubire he? Undi ayongora yandi ati nose wari ukwemera baturekura koko? Niko Sawuli yabwiye Dawidi ngo umuntu yabona umwanzi we agapfa kumureka akamucika. Mu bisi niko iyo umuntu abonye umwanzi bahita gotanya, ariko mu bijuru iyo ubonye umwanzi wawe uramutekera. Yesu yaravuze ngo niko kwihorera kukuri ubu mugeretse amakara hehe ku mutwe. Iyo ugiriye neza uwakugiriye ubundi Imana ijye badukopa nabo baza badusabe serivisi. Uzima niku iyo kwegereje wakugiriye nabi kamuguhana wagukeneye, uravuga ngo tuwitekura mu ngopye, reka mwereke ko ntari nkawe. Ujye mubakosora mu kinyabupfura. Umuntu wakwimye ibiryo ukabona aje kugusaba ibiryo, ujye umuha amenye ko ufite umwuka wera. Bihuse birangira ngo bagiye wa mbere ati ubwo bareko tujejeshana kugira ngo turebe iriya baturase mu mugongo tugenda. Undi ati nyine ubwo turagenda niba turasa turapfa tugenda ni ariko nibibesha tugakata ririya ko niba taraturasa. Elisa ati mugende mwitonze. Baragenda bageze iwabo ngo umwami w'Abasiriya arabahamagara ati ko mutamuzanye Elisa? Bati tumuzana ariko upfa kuvuga ibyo utazi. Wagize ngo intambara zose zigwanishwe imyambi, wagize ngo ibintu byose twagezaho umuntu umwe niwe wadufashe adufata mbere. Ubu tuvugana twese nta utariye nta udahaze. Ubu baramubwira ngo ari iki kintu tugiye kukubwira tubonye. Igihe cyose uzongera gutekereza gutera Isirayeli keretse nujana n'umugore wawe n'abana, nta musirikare uzongera gusubira hehe. Abami ba kabiri 6:23 niko handitse ngo uhereye icyo gihe nta Musiriya wongeye gutera igihugu cya Isirayeli. Kandi muri Bibiliya iyo handitsemo ngo uhereye icyo gihe, we uhita wiyongereho ngo kugeza n'ubu. Nubwo byaba bitanditse takosa wabukoze. Uhereye nta Musiriya wongeye gutera Isirayeli. Bivuge ngo intambara zose n'ibibazo byose bizarangizwa n'umwuka wera. Umwuka wera akora imirimo ikomeye. Reka mbabwire
mu bana 8 ba Yesayi Bibiliya ivuga harimo Dawidi w'umuhererezi. Abandi ngo barashigurika bashaka ibyubahiro byo mu isi, ariko Dawidi ngo Imana iramushima mu mico no mu myifatire. Imana yari iherutse kudivorusa n'umuntu wayinaniye witwa Sawuli. Iramwanga iravuga iti ndarambiwe ndamubenze, kwe kongera kureba undi. Kera hari agakorasi twateraga abakecuru b'iwacu bamaze gufashwa, kavuga ngo Yesu niwe mukwe, Imana ni data bukwe, Umwuka wera niwe muranga, natwe turabageni. Yesu niwe mukwe, Imana ni data bukwe, Umwuka wera niwe muranga, natwe turabageni. Umwuka wera mujye mumfata neza ni marene. Niwe utwambika, niwe utuha amasomo yo muri uru ruhimbi. Ngo Umwuka wera abwira Imana ngo wikomeza kugira agahinda utewe na Sawuli gutengusha. Hariya hari umuntu nabonye ufite umutima mwiza. Uwiteka itabwira Samweli ati genda umfatire irembo. Genda umfatire iki? Umfatire irembo hariya. Hari uwo nakunze, genda umfatire irembo. Samweli ati ndajanika ati uzuza ihemba amavuta. Nico gusa ati genda utangire n'inkwano jana n'inka. Ahita agenda ageze kwa Yesayi ati hano Uwiteka yahabonye umukene. Imisango iraba. Birangira avuze ati rero mu bana bawe harimo Uwiteka yishimiye. Esayi ngo abwira abahungu bati mwitayarishe muzi Uwiteka ashaka kubwira umwami. Ngo bose baratambuka. Samweli aburamo n'umwe, we ngo yarabashimaga Imana ntibashima. Bamaze kuba 7 ngo umusaza arahaguruka abwira Samweli ati nabaho niho wavangirwa mu giterane. Ubuze ko wavuze ngo harimo Imana ishimye uramubonye? Samweli ati nshaka kukubaza. Urasubiza yego na oya. Abana bawe bose naba? Ndaramubwira tumva nkubwira. Usigaye n'umuhererezi aragiye intama. Yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo usigaye ntiyaba umwami, ntabwo ubwami bwabura abangaba ngo bubone usigaye ari mu ntama. Reka mbabwire mujye mwibuka ko twari twarasigaye kandi nta byangombwa twari twujuje. Ubu nkanje data azutse akambona ku ruhimbi yambaza tugeze hano gute? Ugeze hano gute ko ibi bintu bitahoze wa hari abantu iwabo bazutse basanga habateze nawe biwabijemo ko twahoze turi imandwa. Ariko muhe Yesu cyubahira. Rega nta bikabyo ngira, nta bikabyo ngira mbwiza abantu kuri. Ujye ubimenya ko utari uwo kugirirwa imbambe, ujye ubimenya ko utari uwo kugirirwa imbabazi. Abaramurebye aravuga ati genda usigaye. Bacaga umugani ngo ntiyabuze impara gucuranga. Impamvu bacaga uwo mugani ngo ntayabuze iyo bagaragazaga ko udafite agaciro. Ati vanga hawe ndi wabuze impara gucuranga. Kera impara zaracurangaga kera ngo abantu bose bakava mu byabo, buri wese afite akeka radio ngo yumve impara. Zigeze kuja gucuranga mu Gasarenda, habaye ibirori ziracuranga abantu baranezerwa, abaturage abantu burira ibiti hejuru ngo bazirebe neza. Umuntu ahanuka mu gitarapfa. Abantu baraza batinya kubahwa konsiye buze impara gucuranga umuntu arapfuye. Konsiye ati banyira umupfuni bamujane ntacyabuze impara gucuranga. Ntacyabuze impara. Impara zaracuranze umuntu arapfa. Kandi ntibazihagarika kubera kuzikunda. Banyira umupfuni bamujane ariko impara zikomeze zigire gute? Naho ngaho umugani wavuye bakavuga ngo ntacyabuze impara. Kandi nta n'umwuka wera zari zifite. Abisi bakunda ibyabo byisi, ariko mureke ibyacu tubyubaye kandi bizaganza bizirukana Satani bizatsinda. Ndagira ngo mbabwire ko byarangiye Dawidi aje abari we basukaho amavuta. Bamusukaho iki? Twasomye ngo nuko Samweli amusukaho amavuta imbere y'abakuru be, ngo uhereye icyo gihe umwuka akageza kuri we.
uhereye icyo urakoze. Akageza kuri Dawidi bingana gute? Birangira Dawidi yujuje ibyangombwa kubera umwuka wera. Birangira Sawuli agize ikibazo, ari umwami w'Abisirayeli, arabaza ngo niko iki kibazo mfite kirakemuka gite? Mwamburiye umuntu wamvura ayo yanca yose, aho yaba avuye hose, munshakire. Bibiliya iravuga ngo umuhungu inde, umuhungu umwe araza aravuga ati nyakubahwa, nakuboneye umuntu, maze iminsi ntembera, nabonye umuhungu wo kwa Yesayi Betelehemu. Aravuga ati asameze ate? Aravuga ati umva mukubwire mu ncamake, umva mukubwire mu ncamake, ni umuhungu w'uburanga, w'icyubahiro, ni umunyembaraga, ni umurwanyi, aritonda. Wabyumvise ibyo byangombwa yujuje? Ariko ngiye hari aho nageze ndatangara, umuntu ni umurwanyi ariko aritonda. Tugira ikibazo, tugira abarwanyi ariko ntibitonde. Ni umurwanyi aritonda, avuga neza, Uwiteka ari kuri we. Sawuli ati ikizamini nicyo, ntahagire uwo ahurira nawe mu kizamini, aratsinze, mumuzane. Dawidi ngo arazi ibwami, aracuranga. Agira gute? Gucuranga kwe ngo bimuviramo intambara ikomeye, ariko intambara zose ugize zivuye mu byiza wakoze ntaziguhitana. Ntago mukumvise? Murakumvise se? Intambara zose ugize ziturutse mu byiza wakoze ntabwo ziguhitana. Niyo mpamvu ntugatinye gukora ibyiza ngo utahura n'intambara. Intambara zose ukoze, ubu ndamutse mbwira ijambo nkavuga Imana neza, hakagira intambara zimpagurukira, ntizanshobora. Igihe nahereye se hari izina rya data navuze, uwo navuze yamvuganira. Oya mwiyakoma, turayakomera rimwe, ariko murabyanze muko muyakoma. Amutera icyuma aramuhusha, amusanga mu rugo biramunanira, baramurinda ngo bamwice, ariko inzu ye ngo yari ifite akadirisha. Iyo mbwiye kuvuga akadirisha Dawidi yamanukiyemo, mvuze akadirisha bwakwira bugaca. Abantu benshi hano kugira ngo mugere mu mujyi mwanyuze mu kadirisha, kuko nta miryango yo kwimuka yari ihari, nuko hari utudirisha Uwiteka acishamo abantu. Kandi muhumura, ari uwaciye mu muryango n'uciye mu idirisha bose bahurira hanze. Ujye muhumura. Amen. Dawidi rero arakomera, bimuviramo inyungu, umwami arakira. Yesu yavuze iki? Ndagira ngo twegere umusozo, mbabwire ibintu umwuka wera yambwiye bibabaje, dusoze dusenga. Yesu yaravuze ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, umwuka wera akaza. Uyu Yesu ni wa wundi watanze imitsima abantu bayijya batayiguze, ni wa wundi wazuye abapfuye, ni wa wundi wahumuye impumyi, ni wa wundi, ariko yagaragaje ko umwuka wera naza azakora ibirenze ibyo Yesu yakoze. Abwira intumwa ati mwebwe mwirakara, ari nje ndiyizi n'umwuka ndawuzi, mbahitiyemo. Simuzi ko mbakunda bate? Imbahitiyemo ni byiza ko ngenda, umwuka akaza. Bati kumva ibintu byose wadukoreye azabidukora. Yesu ati nta mumuzi, mwebwe mumwakire gusa, azakora n'ibyo ntagize gute ntakoze. Service ya mbere azadukorera, icyambere azatsinda bize. Bati turumva ko ngako karakaza. Aka kabiri azabemeza, ati nako azabadukoreye. Aka gatatu azababwira ibyenda ku ati yo service nayo niyo. Icya kane azaje arabivuga bikuye he? Azaje ibyo navuze azanyumvana nibyaza. Ubwo uraje uravuga uri mu ijuru twumve turi mu isi, biroroshe cyane. Yo bati nta kibazo. Nta kibazo. Perutse kurara ahantu ndaryama naniwe, mukanye mutware waho ngaho mwugo rugo yari afite umudamu wagiye mu butumwa bw'amahoro.
mukanya rero mba musanze muri saro bambyukiye ngo nywe icyayi arambwira ati vugana na madamu ntari hehe ati dolari kukureba kandi yarambwiye ngo yagiye mu butumwa bw'amahoro ati none se ukubona tutari kuvugana ngize guca mbona ari kumureba nturaho ati vana uko kuboko kwitama umuntu uri muri Central Africa arambwira ngo nimvana ukuboko arambwira ngo ari kundeba mba mvanye wataho nese uri kundeba ati cyane ibeba habi ibyisi bigeze umuntu abiriya akareba uri hano ariko bakora batakora ntibazageza ku mwuka wera umwuka wera arakomeye ibintu byose byo mu isi babikopera ku by'ijuru ibyacu ni byo original icyo bivuze niki mu bintu bibabaje mu bintu bigize gute ngiye kubabwira ibibabaje umwuka wera yambwiye ababajwe n'abantu bamufite ariko bakamupfusha iki ngiye nshize irungu ntushobora kumbwira ukuntu umugore atitira akavuga indimi bugaca akananira umugabo ntabwo mbyumva kuvuga ngo umugore yarananiranye kandi mu rusengero atitira umugani wa mwana tumwuka wera na malaria byose birateteza ese ubwo twamenya batetezwa n'iki umuntu niba atitira akananira uwo bashakanye muri kumva atari malaria nta muntu unanirana yuzuye umwuka wera mujye mureka kujejesha abantu ntago mbyumva simbyumva ukuntu umuntu agira umwuka wera akaja gusambana ntago mbyumva timukagware bwake mufite inka abantu bavuga indimi bi bakavuga ariko wagera ku itorero ryabo ugasanga niwe wananiranye ubwo suri mu biki ntabwo ari byo abantu baba bavuga indimi no mu muhanda kandi muzabibaza abantu bazi iby'umwuka wera indimi ntizigenda niyo waba ufite abagore babiri indimi urazivuga kiretse utarigeze kuzivuga niyo waba ufite akabari indimi wazivuga icyo utavuga ni indimi nshi ariko izishaje wagira gute se ndimukaje mwebwe muhamurwa n'abavuga indimi ibyo byamvagara sibyo byamvagara ari kuvuga abikuye murebe mu mico no mu myifatire tushobora kubimbwira ngo mbyemere umugabo yataye urugo ngo ni umuhubiri ahubira ibikize umugore yataye urugo ngo ni mutumisha atuma iki yahera aho byazambiye ntago bibaho nta ndege yaba mu kirere itagira ikibugiragwaho ntabishoboka umwuka wera atumariye iki nidusanga ntaca amaze agire gute ngiye naratangaye mwihangane ibintu byakomeye mwihangane mbivuge kuko narababaye cyane aho uje kumva umuntu ngo ni umuhanuzi ngo ni umukozi w'Imana ukabona umuntu ni umuhanuzi ahanurira abandi ariko ukajya kumva ngo umuntu baramwerekanye bagize gute bamwerekana ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu bafata irembo barasaba barakwa ubukwe buzaba kuwa gatandatu byagera ku cyumweru ngo umukwe yabuze ngo umukwe yagize gute kandi bakakubwira ngo ubwo bukwe bwari ubw'umuhanuzi ariko si ubwo guhanura kwe bimumariye iki niba kuva igihe cyose bamwerekaniye atazi ko ahagararanye n'ibandi ngiye muramponda sinoga mwihangane mbivuze mbabaye mushake muzana ngiye nta mazimwe ngira cyemba ndi ubwo guhanura bikumariye iki niba umwarani umwuka wera sabara kubwe ngo barawumwarana no koko tuba warabimenye kare amatente bayasteye imodoka bari kuzidekora ngo umukwe arabuze sararigise arabuze se yari ahari kuva cyari uretse igisambo mwateretanye uteretana n'igisambo ufite utitira utazi ko ari igisambo umwuka wera sakumariye iki
kujya atana kwereka afite amajanja nk'ayimbwa mu nzozi. Ariko muramponda sinoga mu mwuka ntawabibona. Uwo mwuka kumariye iki ku buryo umwe mwarana bene ako kageni? Umva ukuntu mwese muvuze ngo muke mubyumva ibintu biba bibabaje. Ntabwo se twabonye message hano, nabonye umugabo w'inshuti yanjye witwa Habimana, tubana muri groupe y'iwacu, umuntu agahagarara imbere ya kamera akavuga ngo Imana yamubwiye ngo abantu ndibongere gutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Tasoni ibintu byanditswe atarabatizwa byose bibaho ngo ni Imana yabimubwiye. Uwo si ni umwuka. Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose aho buva bukagera bugenzuzwa ijambo. Fusha ubusa umwuka, mukoresha amarangamutima yanyu. Dufite urutonde rw'abahanuzi bagiye bashingira abasore n'abakobwa kubera ruswa. Iravuze niwe muzabana, nimutabana ibindi bizakubaho, ntuzangurikirane ndi Uwiteka. Oya, jya usoza uvuga izina ryawe, wisoza uvuga izina ry'Uwiteka. Uvuga uti ni njyewe Sebyatsi ubivuze, amena. Jya usoza uvuga izina ryawe, wisoza ushyira mu Uwiteka, kuko mu matiku yawe wishyiramo Imana. Icyo nkundira marayika yasanze Yosuwa mu ntambara. Yosuwa aramureba ati uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Marayika atago matiku ntago ndimo, nje none hakubera umugaba. Abari mu ruhande rw'Uwiteka. Imana ntiba mu mpande z'abantu. Abantu bari kujya bagirana ibibazo ngo witambike uhanure. Tuzi n'abahanuzi baza mu makorari igihe cy'amatora bagahanura ngo niko Imana ivuze. Bikemureka abantu basenga batore bakurikije imihigo y'abantu nico bamaze. Ariko se umuntu washingiranye umuntu nundi uri kubona ibyo yatinya ari ibihe? Ari ibihe? Ibaza aho umuntu yusura umwuka agasimbukira, ukabona umugore wigwamagana ahetse umugabo w'Inyabihu, ati Uwiteka ari kuku undi nawe akaba arafotoye. Umugabo ari guhamagana akabona umugabo ku mugongo w'umugore we yaramukoye, yaragize gute? Umugore nawe ari Inyabihu akabona umugabo wamubwiye ngo agiye gusenga akamubona mu mugongo w'undi mugore. Mwoka byaramwe niyo waba uri mu mavuta, atashe wamukuramo inkweto, wamukuramo inkweto, wamubwira uti subira ku wari uguhetse. Bari kuguhekura agahinja, bari kuguhekura agwaye, bari bafashwe n'ibiki? Ko ni umwuka mateko gusa. Turebe icyo umwuka tumariye, turangize dusenge. Bene data, nagiye gusengera ahantu, umugore aransimbukira bankubise hasi ngo ashaka kunkora kundi, ati kankuremo kanseri ntiyirekeremo. Tasoni ukuremo kanseri ni wowe se wayishizemo? Winkorera kunda, nta mugore wemerewe kunkorera kunda. Kuremo iyo kanseri yirekeremo niko namubwiye, kandi n'ubu ntayirimo. Yaraye gukuramo ibikisi. Uyu mwuka abantu birwa bakinisha ntari byo mubyaza umusaruro ukwiriye. Ba Elisa bawubyaje umusaruro, igihugu kirahembuka. Ba Dawidi bawubyaje umusaruro, abantu ibibazo birashira. Ariko abantu barawukiniraho, korara bahetse mu itunga ibiganza hateguye iki giterane. Nukuri ibi mbabwiye, umwuka wera ni isuka umuntu ahingisha muri uyu mushike witwa isi. Ariko isuka iyo uyihingishije nabi iragutema, kandi isuka ari yawe n'amaboko ari yawe n'ikirenga ari icyawe. Isuka iyo uyihingishije nabi igira gute? Ariko wayihingisha neza ugasarura imyaka ukarya. Mwakira ijambo ry'Imana. Abamariye iki? Ko yaje abamariye iki? Mbabwiye ingo zirara zisha bwaca zikazima.
kandi bavuga ko bafite umwuka wera. Mbabwiye abantu baca inyuma yabo bashakanye, mbabwiye ibintu biri mu matelefone y'abantu bicaye aha. Namabwiye umugore wakoze kuri telefone y'umugabo, umugabo akurikije ibirimo arayimushikuza ati ndekurira telefone. Umugore ati ko twasezeranye ko unyeguriye ibyawe byose, none kuri kwanga. Aramubwira ati ico gihe sinari mfite telefone. ariko amabandi garagwira pe, ngo ico gihe telefone zari zakaza, ngo yamweguriye ibyo yari afite. Umugore aravuga ati ariko ndapfushije pe, ubu se ico gihe telefone zari zakaza. Reka mbabwire, umwuka wera turamuririmba, ariko ari kudekarara ko nta kibuga afite cyo kubaho. Kera bateraga agakorasi ngo bavuga ko bazimana, bavuga ko bazimana, bavuga ko bazimana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Kubera kumva abantu bari kubyumva neza, baravuga bati turi kwitoneka, tushake tubihindure mu Biswahili. Baraza bati hambana ti, wahambana. Umukecuru akabaza ati se iyo bahambana ta uba wumva ibyo bavuga? Nanjye ndi reka. Amakorasi afite message ziremereye barayaretse, bari mu bintu byo gusigiriza, ariko muvugisha ukuri. Kandi tugiye gusengera mu murongo umwe. Petero yavuze kuri Pentekote amaze kuvuga ibya Yesu, wanditswe mu Byakozwe n'Intumwa 3:19. Ibyakozwe n'Intumwa 3:10 na kangahe? 19. Reka ninginge umushumba atera intambwe azahagarara, umushumba w'iyi paruwasi atera intambwe azahagarara, kandi azane na Bibiliya ni urawusoma. Namara kusoma ndababwira uko tugiye gusenga. Muhumure amasaha nubwo nayariye, nanje ntabwo ndi kuyamamaza. Ibi mvuze nibyo umwuka wera ambwiye ngo mbabwire. Ibyakozwe n'Intumwa 3:19. Mushumba, iyi mikrofone muyikore mwuka byara. Ibyakozwe n'Intumwa 3:19 haravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Message tuyisoreje, tuyifunikishije ijambo rivuga ngo ni Petero warivuze. Abantu bakurikije ibibaye baramubaza ngo none twe twagira dute ko tubonye umwuka ari mwiza, none twe turawubona gute? Arababwira ngo nuko mwihane, ibyaha byanyu bikurweho, bihanagurwe, kugira ngo iminsi yo guhembuka iturutse ku Mwami Imana ibone ukwigira gute? Ibone ukwiza. Naho niba atari ibyo, nimukomeza kuba muri firigo, umva nabo mwabyaye ntimuzabarera. Sigaye ubona divorce ziriho, wagera ku rukiko ukajya kumva ngo muri iriya korari ngo wa muntu usengera aha n'aha, ngo we n'umuwo bashakanye baratandukanye, ngo ibintu byarakomeye, ngo ntuza koza ubukwe kabiri, ngo ari kurambagiza, ngo ntibyemewe, ngo none se azaba wenyine. Izo mpaka kubera kutabyaza umusaruro umwuka wera. Ariko ni ukuri, mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza. Ndagira ngo dusenge. Umuntu uri muri iki giterane wumvisha ubwiza bw'umwuka wera, kandi akumva ko umwuka wera nta kundi kukugeraho nuko wihana. Umuntu uri kumva ashaka ko tumusengera, akavuga ngo Mana mbabarira ntazamwarira mu rusengero, mbabarira ntamwarana za haleluya zanje, mbabarira ntamwarana ubuhanuzi mfite, mbabarira ntamwarana gucyaha. Zamura ikiganza tugusengera. Ariko Mana ushaka isengesho, zamura ikiganza tugusengera. Imana ikwihera umugisha. Wewe umeze nkanje nuko nguko abantu babona Imana, mwicaye mukirirwa mwifotoza, izi kamera zikabafotora mukagira ngo ubwo Imana yababonye. Kwihana nibyo bikomeye, nta nibyo byakuzanye niba utabizi. Ntago waje kureba,
ihagurukire tugusengera ushaka isengesho. Hagurukira aho uri, hagurukira aho uri mushiki wanjye, mwene data. Nta rundi rufunguzo, nta rundi rufunguzo wa mudamu we. Aya mahoro arataha iwawe niwihana uyu munsi. Gukira ni none, kwihana ni none. Tera intambwe ze tusengere.